Ese kwiyuhagira buri munsi ni ngombwa? Abahanga mu bidukikije bavuga ko iki gikorwa gishingiye cyane cyane ku kamenyero kuba ku mpamvu zifatika, bityo bakavuga ko nta mpamvu yo kwiyuhagira buri munsi. Umwe mu batanze ubuhamya yagize ati, nkimara guhagarika kwiyuhagira buri munsi mu gihe cya COVID-19, nasanze nta ngaruka mbi bifite. Abahanga benshi bavuga ko nta nyungu zifatika z'ubuzima ziva mu kwiyuhagira buri munsi, ahubwo bishobora no gutera kuma k'uruhu no kuhangirikira k'umubiri. Abahanga mu bidukikije bavuga ko kwiyuhagira buri munsi nta kamaro bifitiye umubiri, akanenga icyo gikorwa bavuga ko ari imigenzo yakirwa mu muryango kugira ngo hirindwe ivangura ry'imyitwarire y'abantu. Ibyamamare Jake na Dylan na Miranus bemera ko bamaze amezi menshi batoga. Impamvu twiyuhagira akenshi ni uko tubabara ko hari undi wanshinja ko impumuro yanjye itameze neza. Cathy, umuhanga mu bijyanye n'ibidukikije, ubwo yaganiraga na BBC, yakomeje avuga ko kwiyuhagira gake bishobora gufasha kuzigama amazi no kwita ku bidukikije. Umwanditsi w'igitabo Prostitute State avuga ko yiyuhagira gusa rimwe ku kwezi kugira ngo afashe kubungabunga ibidukikije. Uyu ni umwihariko w'ubuzima yashingiye ku gihe yamaze kigera ku byumweru 2 mu misozi ya Amazon ari kumwe n'abaturage baho. Inkuru dukesha New York Post, umwanditsi wa Prostitute State akomeza avuga ko mu kwisukura neza buri gitondo ahitamo gukaraba mu ntoki akoresheje amazi yo mu kirahure, akihanaguza agatambaro keza aho kujyana amazi mu bwogero ngo yiyuhagire. Nubwo kutiyuhagira buri munsi bishobora kugaragara nk'imyitwarire itajyanye n'imibanire myiza n'abandi, abahanga mu by'ubuzima bavuga ko abafite ibitekerezo nk'ibya Cathy bafite ishingiro. Babona ko gukunda isuku cyane ukurenza urugero bishobora guteza ibibazo ku buzima bw'umuntu aho gusigara abantu barebera ibintu mu buryo bwa kera. Nk'uko bitangazwa na Professor Dale Santhorn, kwiyuhagira buri munsi ni umuco watangiye mu myaka 100 ishize, aho amazi meza yatangiye kubonekera hose ku isi. Nubwo impamvu z'ibidukikije zigaragaza ko abantu bagomba kwiyuhagira gake, abakunda kwiyuhagira buri munsi bavuga ko ari igikorwa cyo kwisukura no kwiyumva neza. Gusa niba umuntu atakoze imyitozo cyangwa nta mpamvu yihariye afite, ntabwo ari ngombwa ko ajya mu bwogero buri munsi nk'uko bitangazwa na Nevia. Dr. Julius Rusak, umuganga w'uruhu wo muri Manhattan, aherutse kubwira New York Post ko kwiyuhagira buri munsi bishobora gukuraho microbiome y'uruhu ifite uruhare mu kurinda uruhu, ndetse ikaba ifite akamaro kanini mu buzima bwiza bw'umubiri muri rusange. Umushakashatsi mu by'imiti David Work yamaze imyaka 12 yose atoga mu kubungabunga uruhu, aho yahisemo kwisiga bagiteri nziza avuga ko zifasha guhagarika no gukuraho ibinyabutabire bitera impumuro mbi ku mubiri. Mu mwaka wa 2021, abashakashatsi bo muri Harvard Health Science basanze 66% by'Abanyamerika ari bo biyuhagira buri munsi, mu gihe raporo yo mu mwaka wa 2005 ivuga ko ari ihame ko Abongereza biyuhagira 1 cyangwa 2 ku munsi. Bamwe mu batanze amakuru bagize bati, turi koga cyane kurusha uko twabikoraga mu bihe byashize. Dale Santhorn, umwarimu muri kaminuza ya Boston, akaba ari n'umwe mu bakoze ubushakashatsi bwakorewe muri Bwongereza, yemeza ko kwiyuhagira buri munsi atari byiza mu gihe utakoze siporo ngo ubire icyuya. Murakoze inshuti za Rwanda 24 gukurikirana iyi nkuru. Mukomeze mukande subscribe, mukore share kugira ngo inkuru nk'izi zijye zibageraho ku gihe, kandi mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire intangiriro z'umwaka nziza, kandi muhahe muronke mu byo murimo byose. Mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.